abirabura bagize ubukoroni bakoronizwa n'abazungu kugeza nubwo usanga no mu mitwe y'abirabura twifite yuko uwageze icyageraho ni umuzungu wabayeho nk'abazungu tukumva yuko tukiri munsi yabo. Ibyo rero byarakomeje ugasanga no mu mitwe nanone harimo yuko umuzungu ashobora kuba ari we mwiza, imisatsi ye ariyo myiza, ko imisatsi y'abirabura ari nta kigenda, ko umuzungu we yatereka imisatsi ariko ko umwirabura uyiteretse ari umwanda, biba bisa nabi kandi ariyo yaremanywe ariyo afite aribwo bwiza bwe. Ariko nanone ugasanga ku rugero rundi abagabo nabo bagize ikibazo cyane cy'icyo kibazo cyo kumva yuko umuzungu ari we mwiza, bigatuma n'abakobwa bashiki babo mama babo bagomba kwitoza kumera nk'abazungu kugira ngo bashimishe abagabo nyine, bashimishe na basaza babo. Uzasanga umukobwa cyangwa umumama arwana no kuba yagira imisatsi miremire y'imiterano, arwana no kuba yayihindura ukundi kugira ngo yisanishe n'abazungu, abandi bagahindura impu zabo bakitukuza, ngaho inzara bakazisiga. Kandi nureba uzasanga abazungu bashobora kuba bisiga ibyo bintu ku nzara ari bake cyane. Hanyuma umusore tubonye ushobora kwisanisha no kuba yahindura uruhu rwe ngo abe yakwitukuza, we tukavuga ngo nta kigenda. Ariko umukobwa ubikoze ushatse kwisanisha n'abazungu tukaba twavuga ngo niwe umeze neza, ngo niwe wasirimutse, ugize uteyeho indi misatsi tukavuga ngo yasirimutse, ngo ameze neza, ndetse byanamuhenze cyane. Ariko umuhungu yabikora ngo afite indi misatsi yateyeho cyangwa ubundi buryo yayigenjemo, batoni ikirara cyangwa se ntafite ukundi yimereye, ntitumufate neza. Wenda uba wiyogoshesheje ari umugabo yamazeho, akaba ari we bumva ko ameze neza. Icyo ni ikibazo rero gikomeye mu mitwe cyane y'abafite uruhu rwirabura, ariko cyane cyane kigakomerera abagabo bigatuma bagushamo abagore, kuko abagore bagomba nabo kugerageza kwisukura ndetse no kumva ko bisanishe n'abazungu ngo niho tubakira neza.